wari uri kuvuga kuri Darasa, kuvuga kuri Darasa indirimbo ye yaciye agahigo hari ku rubuga rwa Spotify mu gihugu cya Tanzania. Uyu Darasa indirimbo ye niyo yarebwe cyane hano ku rubuga rwa Spotify. Urutonde rw'abaraperi rwakozwe na Charts Tanzania. Uru rukaba ari urubuga rugaragaza uburyo uruganda rwa muzika hano muri Tanzania rugenda rutera imbere binyuze ku mbuga zitandukanye zicuruza umuziki. Darasa azwi cyane mu njyana ya hip hop na afropop. Izina rye yiswe n'ababyeyi ni Sharif Tabita Ramatani. Darasa yatangiye urugendo rwe rw'umuziki mu mwaka wa 2014 ahereye ku ndirimbo yitwa Sekati Tama. Nyuma yaho yafashe akaruko mu muziki agaruka mu mwaka wa 2016 ubwo yese akora indirimbo yitwa Utanipenda ari kumwe na Rich Mavoko. Izi zabaye inangiro mu muziki w'uyu muraperi. Uyu muraperi afite indirimbo zakunzwe cyane kuri Spotify nka Nobody yakuranye na Bie yumvishwe n'abarenga miliyoni 6 n'ibihumbi 371,870. Iyitwa Mazora nayo yumvishwe n'abarenga ibihumbi 381 n'izindi zigiye zitandukanye harimo n'indi yarebwe umuziki nayo yumvishwe Romeo yumvishwe n'abarenga ibihumbi 700. Muziki nayo yumvishwe n'abarenga miliyoni 2 n'ibihumbi 800. uribuka kora banga avuga kuri Diamond Platinum iriya Wake Music acamane no Wake Music akoranye na Bempo. Ndirimbo yari nziza byatari nawe yamugaruye mu kibuga. Uyu munsi rero wayikesha kugira ngo agaruke mu kibuga fresh man abikeshira ndirimbo. Dusoreze kuri twongere tu proti ya Gen Z. Reka nkwibutse inkuru dusorezaho nembu yize mu mutwe nimba ufite wayisomye yakaragaye kuri ya mukobwa. Reka tubanze tujye kuri Pifura igiye kuri share ku rugo noneho twahereye muri Tanzania. Reka dusoreze no mu Rwanda. Umuhanzi bita Hakizimana Amani wamamaye mu muziki nka Pifura yatangaje ko kuzaririmba mu gitaramo Icyumba cya rap ari kumwe n'abagenzi be babarizwa muri Tough Gang habuzemo bitanyine nyakwigendera J Power cyangwa se Tuyishime Joshua. Babifata nk'andi mahirwe babonye yo kongera kwiyereka abafana kuko ubwo baririmbaga mu cyumba cy'amategeko batabonye umwanya uhagije. Jenny's Comedy today irakomeza. Nahoze mbabwira ko hari performing abantu batandukanye harimo muri Jenny's Comedy harimo obita ambassadeur w'abakonsomateri harimo bita Lomi ari nawe buramfana ngiye mfana Lomi ariko Clever ira Jenny's no kuri twatangiye mbivuga uyu munsi ndayijyamo kandi wo uranja generation ntibana hari nutanjyana ni oya urabinyemera kunjyana ubudahari nago binde. Mu gihe Lomi arabarimo uwo bamwita umushumba cyangwa se nawe noneho yego harabarimo Bushari abarimo Joshua abarimo Fari Merci n'abandi benshi batandukanye. Abo nibo tubashije wenda kugarukaho baba barimo. Turasoreza kuri uyu mukobwa ariko ni cyo ubundi ukundira Jenz nyuma yako tunasoza. Jenz ni kintu Jenz umwihariko yazanye muri comedy nyarwanda cyangwa mu rwenya rwo mu Rwanda n'uwuhe ese ubona imariye iki abanyempano bafite impano yo gusetsa? Jenz ngira ngo nimbuza amateka yayo neza yatangire ku banyempano bakiri hasi. Yaje Famous buri yazanye igitekerezo cyo gutangiza Jen's Comedy ashaka ko impano z'abakina comedy cyangwa z'abashoboye gukina comedy zikiri hasi zitari kumenyekana zazamuka. Ukabona umuntu aturutse Rwamagana aturutse he na he araje nyeka ko ari abantu banza kubacisha akareba koko nimba batari butuburire akareba ko nimba batari butuburira abanyarwanda ukabona guperforminga hariya. Nibutsa ko nawe nimba ufite impano uzamwegere kabisa nasanga ubishoboye nawe uzamuperforma.